Ndagusuhuje kandi nkwifurije kugira icyumweru cyiza wowe ukomeje gukurikirana gahunda zigiye zitandukanye za Rwanda Top News, ndetse reka nkubwire ni komeza ugubwe neza cyane aho uri hose mu nce z'igihugu zigiye zitandukanye, waba uri mu majyaruguru, waba uri mu majyepfo, waba uri burasirazuba, waba uri burengero bwaryo, ndetse no waba uri ahandi hose hagiye hatandukanye, haba mu mujyi wa Kigali ndetse ni waba uri hanze y'u Rwanda. Reka dukomeze tukwifurize kugira ibihe byiza cyane ndetse no komeza kunogerwa n'inkuru zacu zigiye zitandukanye, birumvikana aho waba uri hose. Reka rero tubabwire tuti umugoroba mwiza kuri mwese aho muri mu nce z'isi zigiye zitandukanye, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'u Rwanda, waba uri hanze ya Afurika hose. Reka dukomeze tukwifurize kugira umugoroba mwiza ndetse n'ibihe byiza, kandi mukomeze kunogerwa n'inkuru zacu tugenda tubagezaho hano kuri Rwanda Top News. Murabizi ko tugenda tubabwira ngo mukore subscribe muri mareza musharinge inshuti zanyu, nazo mukomeze muzibwire ibyiza bigiye bitandukanye. Ubu tugeze ku bihumbi 43 n'abantu 100. Urumva ko rero muri abantu bakomeye cyane, mukomeje kugenda muzamuka. Mukomeze musharinge inshuti zanyu, nazo zikomeze zisharingane kugira ngo zibashe kuba zikomeza kubana natwe murabizi ko tubagezaho ibyiza byinshi bigiye bitandukanye. Rero murabizi ko amakuru ya hano mu Rwanda tubasha kuba tuyabagezaho 5 kwa 5. Amakuru yo hanze y'u Rwanda nuko, amakuru yo hanze ya Afurika birumvikana nayo tubasha kuba tuyabagezaho 5 kwa 5. Ndetse birumvikana amakuru avuga mu mikino tubasha kuba tuyabagezaho, murabizi haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Amakuru y'imyidagaduro tuyabageraho 5 kuri 5, avugwa mu Rwanda, avugwa ku bahanzi nyarwanda, avugwa ku bakinnyi ba filime, avugwa ku bandi bose, abasire queen bose tubasha kuba tubageraho 5 kuri 5. Twabwira amakuru ari kugenda avugwa haba mu Rwanda, haba hanze y'u Rwanda, tubasha kuba tugeraho. Politike nuko, ni politike yo mu Rwanda niyo hanze ndetse niya kure y'u Rwanda, birumvikana yose tubasha kuba tubageraho. Iyobokamana nuko, amakuru aba ari kugenda avugwa mu iyobokamana tubasha kuba tubageraho 5 kuri 5, ndetse tukabarebera no mu makuru bari kugenda avugwa mu bumenyi bw'isi, amakuru ari kugenda avugwa muri ekonomi, amakuru bari kugenda avugwa mu bindi bese mu mande nye zose z'isi, tubasha kuba tubagererayo tukababwira uko bimeze, ndetse tukabafasha kumenya uko isi yaramutse, uko isi yiriwe, uko isi yaraye. Byose ni hano kuri Rwanda Top News. Mwebwe murasabwa gukora subscribe, murasabwa kurikinga, murasabwa gusharinga inshuti zanyu, nazo zikabasha kuba zimenya byinshi bigiye bitandukanye bivugwa hirya no hino ku isi, haba mu Rwanda uko nabivuze haruguru ndetse no hanze yarwo. Kandi murabizi ko amakuru tubagezaho abari top nkuko channel yacu bivuga, abari Top News, aba amakuru ari top mu Rwanda, amakuru ari top muri Afurika, amakuru ari top hanze y'u Rwanda, hanze ya Afurika, i Burayi ndetse n'ahandi hose, tubasha kuba tuyabagereraho 5 kuri 5. Rero murabizi ko turi mu bihe bigoye, mu bihe bikomeye kuva mu kwezi kwa 3 muri 2020, ubwo Covid yabasha kuba igera hano mu Rwanda. Murabizi ko no kuva iki gihe yagiye yica benshi bagiye batandukanye hanze y'u Rwanda ndetse no mu Rwanda. Rero tukaba twayambukanye muri 2021, ariko tukaba tudashaka kuyambukana mu wundi mwaka. Rero biradusaba gukurikiza amabwirizwa duhabwa n'abatuyobora kugira ngo tubashe kuba twirinda COVID-19. Murabizi ni indwara yandura vuba kandi yica. Icyo nicyo kintu cya mbere mugomba kumenya, ni indwara yandura vuba kandi ni indwara yica. Rero biradusaba kuyirinda neza cyane kugira ngo tubashe kuba tugenda tumenya byinshi bigiye bitandukanye, tugenda tuyirinda kugira ngo tutavaho twandura cyangwa se tukanduza bacu. Rero muribaza muti se nkuko mubizi bigenda bivugwa byinshi wakora kugira ngo wirinde COVID-19, abayobozi bagenda batubwira byinshi bigiye bitandukanye. Rero biradusaba gukurikiza amabwirizwa kugira ngo tubashe kuba twirinda COVID-19 5 kuri kagenzi kako. Turasabwa kwambara agapfukamunwa neza cyane, agapfukamunwa kambarwa kagapfuka amunwa n'amazuru hejuru
ndetse no hasi, birumvikana ukabasha kubumenya neza making sure ko coronavirus naho yamena cyangwa se naho yakwinjira ngo ibashe kuba yakugeraho. Ikindi wirinda gusohoka iwawe utagiye mu bintu byihutirwa, niba na gahunda ufite hanze yihutirwa igumi iwawe, wirinde kujya mu ngendo zitateganyijwe. Ikindi kandi niba ufite gahunda zigiye zitandukanye zihutirwa, biragusaba kugera aho ugiye gukora iyo serivisi, nurangiza ushyire imetero ya metero imwe, ushyiremo intera ya metero imwe hagati yawe n'abagenzi bawe cyangwa se nabo usanze cyangwa se nabo muri kumwe, kugira ngo COVID-19 itabasha kugeraho. Icyiza kandi wanayirenza iyo metero imwe kugira ngo wizere neza 100% ko ushobora kuba washyizemo intera ihagije hagati yawe nabo muri kumwe. Ikindi kandi baratubwira bati dukaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Karaba intoki n'amazi meza n'isabune inshuro nyinshi zishoboka kugira ngo tubashe kuba twirinda COVID-19. kandi hagiye hasohoka n'andi mabwirizwa agiye atandukanye, murabizi, yaba ajyanye n'abacuruzi yuko saa 12 bose bagomba kuba bafunze. Umuntu ko ari byinshi abayobozi bacu bagiye batubwira kugira ngo twirinde COVID-19 tubashe kuba dukomeza dufite ubuzima bwiza cyane. Nk'uko nabibabwiye, amakuru hagiye atandukanye tugenda tuyabagezaho, aba mu y'imyidagaduro no tubasha kuba tubagererayo, birumvikana neza cyane. Akaba ari amakuru rero abari kugenda avugwa hirya no hino, birumvikana aba ku basitari bagiye batandukanye ba hano mu Rwanda, ku bahanzi, ku bakinnyi ba filime, ku bakinnyi b'imipira ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye, birumvikana tubasha kuba tubagira. Rero ari umuhanzi ukomeye cyane, umuhanzi nyarwanda, umuhanzi w'umusore ukomeye cyane muri iki gihugu, wari wagize isabukuru y'amavuko ku itariki 9 Mutarama. Akaba hari isabukuru yagenze neza cyane, yari ari kumwe n'umukobwa byagiye bivugwa cyane ko bakundana ariko bagashaka kubihisha, ariko kuri inshuro byamenyekanye, birumvikana neza cyane. Rero umuhanzi akaba ari umuhanzi wo kuririmba neza, umuhanzi ukora neza cyane, ufite abakunzi benshi mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Akaba ari umuhanzi wabaga muri Amerika, birumvikana. Akaba ari umuhanzi umeze neza cyane ku bijyanye ku ruhande rw'umuziki, birumvikana. Rero yagiye avugwa mu rukundo n'umumisi bita Miss Pamela. Ubwo rero akaba baragiye avugwa mu rukundo, ariko bo niba byemera nyuma baje uwo muhanzi yaje kuba ajya muri Tanzania, aza kujyana n'uwo mukobwa. Rero bagiye bandika byinshi bigiye bitandukanye ku mbuga zabo berekana urukundo rwabo, ariko kuri inshuro bikaba byagiye hagaragara bitewe n'uburyo uwo mukobwa akoze ibintu bidasanzwe kuri uwo musore, birumvikana. Kuri uwo muhanzi akaba ari umuhanzi bita Mugisha Benjamin cyangwa se abenshi tuzi nka The Ben. Rero dore ibyaraye bibereye mu birori byo kwizihiza isabukuru y'amavuko ya The Ben. Rero ku munsi w'ejo tariki ya 9 Mutarama nibwo hari isabukuru y'amavuko y'umuhanzi The Ben. Abantu benshi batandukanye barimo ibyamamare byinshi bagiye bifuriza isabukuru The Ben, babinyujije ku mbuga nkoranyambaga bakoresha, maze The Ben nawe akagenda bashimira umwe ku wundi. Ahereye ku murongo mu bifurije isabukuru nziza The Ben harimo na Miss Pamela Uwicyeza, muramuzi, umukunzi we wagaragaje urukundo rwinshi afitiye The Ben, ndetse The Ben nawe amwereka ko amukunda, amushimira n'ibyiza yamwifurije ku isabukuru ye y'amavuko, birumvikana. Rero ku mugoroba ho ku munsi w'ejo, ubwo ni ku itariki ya 9, mu rugo kwa The Ben habereye ibirori byo kwizihiza isabukuru y'amavuko ya The Ben. Ni ibirori byarimo abantu bake cyane, birumvikana. Ni Miss Pamela yari ahari, ndetse nk'uko byagaragaye mu mashusho akanyamuneza kari kose, ndetse na The Ben yari afite ibineza byinshi ku munsi we w'amavuko. Rero urumva ko hari byinshi bigiye bitandukanye. Isabukuru ya The Ben ikaba yarabaye ku munsi w'ejo kuwa gatandatu ku itariki 9. Rero Miss Pamela Uwicyeza akaba yarahari mu rugo kwa The Ben. Rero akaba aragiye amuvuga amagambo meza agiye atandukanye, amwifuriza ibyiza bigiye bitandukanye nk'umukunzi we, ndetse na The Ben akagenda amushimira ibyo byiza amwifurije, amubwira ati nawe bizakugendekera uko nguko, nawe uzabane
ari nabyo ibyo byose unyifurije mukunzi. Ibyo ngibyo rero murabizi ko byagiye bivugwa cyane ko Miss Pamela Uwicyeza ari mu rukundo na The Ben, ariko bo bakaba barashakaga kubisha, ariko nyuma baje kuba babyerura babishyira ku mugaragaro bitewe n'amagambo ajyanye n'urukundo bagendaga bandika ku nkuta zabo zigiye zitandukanye, aba kuri Instagram ndetse ko no kuri Twitter birumvikana zabo bagenda bavuga byinshi kuri umwe, buri umwe agenda avuga ku. Rero hano hari amafoto meza cyane yagaragaye muri iyo sabukuru ya The Ben ndetse na Pamela Uwicyeza, akaba ari amafoto asa neza kabisa agaragaza uko byagenze tanu kwa tanu. Rero The Ben akaba yishimye cyane ndetse hari n'umukunzi we Pamela Uwicyeza, akaba ari ibintu byagiye bitandukanye. Rero Rwanda Top News twagiye twabakusanyirije hamwe mu mafoto yagiye aranga icyo kirori cyangwa se aranga uko byari byifashe mu birori byo kwizihiza isabukuru y'amavuko ya The Ben. Reba hano urebe uburyo amafoto bimeze, urebe neza uburyo bari baberewe mu myenda myiza cyane ndetse no mu bindi byinshi bigiye bitandukanye. Urumva ko rero ari ibirori byari bishimishije ku ruhande rumwe ndetse n'urundi. Reka rero mbashimire, mbifurize gukomeza kugira umugoroba mwiza.